Mwongeye kwirirwa twagarutse rero ubutaha twafungiye kuri episode ya 5 ariko kuri iyo episode ya 5 ntago bivuze ngo twari turangije kwiga ahubwo nibwo twari dutangiye kuko ririya ni isomo kwaryo ubu dutangiye isomo ariko ubu nahisemo kuzajya nkora video y'iminota 10 ikarangiza isomo runaka. Uyu munsi rero tugiye kwiga nkuko twabivuze tugiye kwiga amoko ya market ndetse na market nziza yo gutrading. Hano ngiye gufungura iyi ntuze muri kubona iyi foto ishushanyijeho amoko ya market. Mu masoko tugira isoko riri uptrend. Ubu kano kanya tugiye gufungura chart turebe isoko riri uptrend. Mu kinyarwanda rero reka tubisobanure gutya. Nkuko aba tuziho ko candlestick twabonye ko candlestick zizamuka z'icyatsi ziba zihagarariye abagura migabane uko twabyise. Nukuvuga ko rero izi candlestick nako iri soko abari isoko ryiganjemo abagura migabane cyangwa se riba riri kuzamuka. Urabona hatangizwa n'ijambo up na trend, urumva ni isoko riba rizamuka. Candlestick nyinshi cyane mu isoko rya uptrend, inyinshi muri zo abari candlestick z'aba buyers. Urumva ushobora gusanga chart irimo amabara atandukanye ariko ntibikuraho ko candlestick ziba ziganjemo abari izi. Noneho tugiye kuyireba ibigizwe na low, ikagira high, ikagira higher low, ikagira higher high, ikagira nuko nguko ibigiye ikozwe n'ama higher high ndetse na higher low. Hakaza niyi iri sideways ariko turajya tugenda tureba ubwoko. Reka tubanze uptrend twihuse cyane dusubire kuri chart. Tugiye kureba isoko. Urabona ko time frame nkuko twabirebye, time frame yacu hano iri ku minota 5 ariko reka duhindure dushyire ku isaha. Aha niho sawa. Okay, duturukije hano dushake low nkuko twabibonye. Iyi niyo low turi kubona hano hafi aha. Murabona ko hano kuzamuka kugenda ugera hano hari ama candlestick menshi yiganje. Katubenda dufatire kugarukira hano. Ama candlestick yiganje ni ama candlestick y'icyatsi. Reka turebe rero ko byujuje bya bindi. Dufite low, icyo dukeneye ni high. Dore ngiyi high yacu. Sorry gatoya, reka dukoreshe tools nziza. Dore ngiyi high yacu. Dore ngiyi high yacu. So tunamanuke na hano. Okay, twagiye. Nituza hano murahabona ko hari indi. Wabonye dufite high low. Twabanje kugira low, tugeze higher high, tugeze higher low. Turi kuri uptrend. Nduzana urabona indi point ndende isoko ryagezeho, indi move ndende ni izi nizo move ndende zagiye ziza muri ino soko. Nureba hano hepfo turagira indi higher low, nimba mubyibuka turagira indi higher low. Ubu kano kanya ndakeka buri muntu yabasha kumenya ubwoko cyangwa se kumenya uko isoko aho riri kujya riri kuzamuka. Ndetse tubara high ari uko yabaye broken. Mu gihe high itaraba broken ntago tuyibara. Ari ibyo nabyo ni ibizaza muri indi soko
nako mu rindi somo sorry, ariko byose tuzabyigira hano. Okay, nimba uri kureba tuzane ya ntuze yacu turebe, nureba neza kadu connecting ya mo point, nureba rino soko urabona ko ari isoko riri kuzamuka. Iyi ni uptrend. Noneho ibi bifite icyo bisobanuye, izi bazita impulsive move cyangwa se impulse move, izi bakazita pullback cyangwa se corrective cyangwa se correction cyangwa se retracement, uko wabyita ariko bikoroheye. Ibyoroshye ni pullback, izi bakazita impulse move cyangwa se displacement. Ni ukuvuga ngo biterwa na terime wahisemo gufata, ariko urabona ko criteria zo kuba iri soko ari uptrend ziruzuye. Noneho twihuse, muri episode ya mbere ni ukubireba gusa. Noneho ni tumara kubirangiza rino somo, tumaze kurangiza turatangira kwiga noneho candlestick pattern. Noneho nituzivaho dukomeze ku buryo mu gihe gito umuntu azaba azi kureba isoko. Noneho hano n'uburyo wa tradinga buri soko. Reka duturuke none hano, duturuke hano turebe isoko riri downtrend kugera hehe. Reka dufate hano, dufate hano, dufate hano, twagiye. Nimba muri kubona downtrend, no duhera kuri high tugakurikizaho low, ubwo ni tugakurikiza high low, ubwo ni lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nuko nguko tureba market iri downtrend cyangwa se market igizwe n'abasellers. Tuvuye hano rero, hano murabona ko zino high ziri kungana, ariko gatumanuke tumanuke. Nugera hano urabona ko hari nugera hano urabona ko hari high, hari low, lower high, lower high. Muri kubireba uko turi kumanuka, ibintu ni ukubifata ukajya ubasha gutandukanya. Urabona ko hano dufite indi twava hano tukagira indi low high. Nubwo ari gato ariko reka tukamakinge, tumanuka hano tukagira indi lower low, tuze na hano tugira indi lower high, dukomeze gutyo. Okay, so reka dupfe nawe kuyimakinga, nubwo nutujya kwiga kwanaliza isoko dufite ukuntu tuzabyiga. So okay, twagiye. So hano ungira ngo uri kubibona, nidusubizamo ya ntuze yacu iyi tools imakinga. Reka tuve hano, de nuko byagiye. So nuko byagiye, reka tuzuminge. Nureba criteria zo kuri isoko, riri down, riri kumanuka, ziruzuye. Ngira ngo criteria y'uko isoko rimanuka ziruzuye. Noneho ariko reka tuve kuri bino,
buri muntu wese hano azi neza kureba ubwoko bw'isoko. Noneho reka turebe n'ubundi bwoko bw'isoko twabonyemo. Isoko riri sideway, ubonye ko iri isoko riri kugendera muri channel runaka. Iryo soko rero ukuntu umuntu arireba ni igihe dufite urabona nka hano dufite ama point ari guhura. Iri soko urabona ko ryagendeye muri ino channel. Hano nureba hano hejuru, nureba hejuru no hasi, urabona ko iri soko riri kugendera muri ino channel, ntago riri kuvamo. Iri ni isoko ritari ryiza, nujya unaribona ujye wavoidinga. Cyakora urabona ko ryageze hano riramanuka. Iri soko rero ni sideway, ujye avoidinga iri soko, ujye urivamo. Ariko ubu kano kanya wareba isoko ukabona ko tutanagiye no mu bintu byinshi cyane. Isoko ryiganjemo abasellers abari downtrend. Nk'iri soko uri kubona ko abasellers bariganje, ntago iri soko riri gupfa ku breakinga ama higher low. Ntago riri gupfa ku breakinga ya higher low, ahubwo ririmo rira breakinga buri lower low iri kuba broken hano. Bivuze ko iri soko hano riri downtrend. Nureba izi ni lower low zose ziri kuba broken, lower low zose ziri kuba broken. So ako kanya uhita ubona ko iri soko riri downtrend. Mu gihe nureba neza izi higher low, nta higher low nimwe iri kuba broken. So urebe nta nimwe iri kuba broken. Sorry, okay, nta nimwe iri kuba broken. So it is strong. Even niyo wareba niyi tutari tumakinze fresh, zose urabona ko ziri strong. Mu gihe hano ziri weak. Hano urumva ko iri soko wamenya aho riri kujya. So iri somo rero no kumenya isoko rya sideway cyangwa se isoko rya consolidation, isoko rya sideways trend. Kurimenya ubu warireba mu isoko ukamenya iryari ryo, ukavoidinga ntuyitradingemo, ntago aba ari ryiza. Isoko rya uptrend ubu wareba kuri chat ukabisobanukirwa, isoko rya downtrend wareba ukarisobanukirwa. So turi kumwe muri episode yo gukurikira, aho tugiye kwiga ni gute umenya performance y'aba sellers, performance y'aba buyers. Dukomeza tujya advance, ni gute noneho aya masoko tumaje kureba wayakoresha uri gutradinga. Mwakoze kubana natwe muri iyi episode.